Mu Rwanda abasaba ko itegeko nshinga ryahinduka bakomeje kwiyongera, nubwo biyongera ariko hari abavuga ko ubusabe bwabo nta ruhare rutaziguye babugiraho. Abamaze kwiyandikisha babisaba barabarirwa muri za miliyoni. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagiruwubusa. Muri ibi bihe imbaga nyamwinshi ikomeje gucicikana mu ngoro y'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda n'ibiseke ndetse n'ibikarito byuzuyemo inyandiko zisaba ko Perezida Kagame yakongera kwiyamamaza binyuze ku guhindura itegeko nshinga u Rwanda rugenderaho. Kuri uyu wa gatanu nabwo byari cyo kimwe mu ndirimbo zitandukanye zirimo n'izo mu isengero. Inzego zitandukanye zirimo n'abanyamadini baratirirwa ubutwari n'ibindi bya Perezida Kagame ko kudahindura itegeko nshinga byatuma basubira inyuma mu byo bamaze kugeraho mu iterambere kubera Perezida Kagame. Akimara kumva ko ibyo bagezeho bakeneye kubibungabunga badatandukanye na Perezida Kagame, Madame Donatille Mukabarisa ukuriye abadepite nawe yabatumye. Ni ukuvuga ngo namwe mugomba kugira uruhare kugira ngo iby'igihugu cyacu kimaze kugeraho bikomeze bitera imbere kurushaho. Mu bigaragara mu ngoro y'inteko ishinga amategeko harimo n'abatazi iyo biva niyo bigana, barimo n'ababa bisinziriye. Amakuru dukura mu baturutse Gatsibo, uyu mukecuru yatubwiye ko atazi gusoma, ko yifuza kuvugurura ingingo ya 13, ko buri buke bakaza ku nteko ishinga amategeko yahawe amafaranga amugezaho ahurira na bagenzi be mu karere ka Gatsibo, babakodesherezaho kurara n'icyo kurya, ko yandikiwe ubusabe bwateraho igikumwe atazi bikubiyemo. Nsimbura mu byiza ari bugwe abo harayiduha nyine ubwo turaho tutahawe nsimbura mu byiza barayiduha. Bari bubahangahe ndabizi se bayibemereye twaje baduhaye y'impamba 5,000. Bo ni impamba mbego ubu nituraje kwiyakira tugiye kwiyakira imodoka niza. Watubwiye ko utazi gusoma no kwandika kandi waranditse nkusaba. Wandikiwe nande? Nandikiwe n'abayobozi n'abampamagara baransinyisha. Umuyobozi wakwandikiye ninde? Ndamuzi se ko nari nicaye hanze tuhageze twinjiye abandi bakinjira nanjye nkasigara hanze. Mugenzi ufite urwego ahagarariye aya makuru yayahakanye ariko ashimangira ko hari ingengo y'imari yateguwe n'akarere ka Gatsibo irimo kubashakira uko bazahagararira abagenzi babo bagera i Kigali. Ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo buvuga ko ibyo byose ari ibinyoma, ko igitekerezo cyaturutse ku baturage ubwabo bifitiye ubushobozi. Bwana Richard Gasana ayobora akarere ka Gatsibo. Iyo ni ibinyoma rwose, nta ngengo y'imari y'akarere yigeze ijya muri icyo gikorwa. Icyo ni igikorwa cy'abaturage, n'abaturage bakikoreye kandi bagikora bakoresheje ingengo y'imari yabo.